nkajya numva inzoka iraje igacana mu mugongo nk'uko waba uryama ugaramye inzoka igaca mu mugongo umva nindumye nkabona iragiye yizingiye ahantu mu nguni taraturebe ikintu kirandumye canye itoroshi ndebye nsanga ari harapo turaso duke cyane dukeya ku kirenge tangije aravuga ese ubaye iki ati nkandagiye ikintu niba ari igipusi niba ari igikeri ntabwo nzi icyo ari cyo atari ko nkandagiye ikintu kandi cyari kinini nsanga ya nzoka iracyaha yari inzoka ifite metero 2 inzoka ndende pe ariko inzoka ikazamura umutwe nkaho yakaducira cyangwa ngo iturye ukabona nta mbaraga ifite umuha umuti wo kumugombora aho kugira ngo akire yari haracika intege ku munsi wa kabiri agwa muri koma kubera ko jewe ndadoda ubuzima busanzwe umwana araza arambwira ati abantu bazakugane bajye bakugana ubadodere uradoda cyane ndagerageza araza arambwira ati papa aragiye agiye hehe azanye n'imodoka y'ivatiri barika ku muryango ashyiramo imyenda ashyiramo inkweto aragiye ababwiye ngo iki ntacyo none se ndabyibaza tezo ndavuga ntoya kanicare niturize kandi arahaguruka ngaha byibura ufite 200 ndiyumvira nti none se w'amana biragenda bite ntabwo bishoboka nta mafaranga mfite kandi kumujyana nabyo ubwabyo ntibyoroshye none ndakora iki ubundi imbere uko cyabaga kimeze icyo ngicyo ibyo rero birarangira umva cyari igisebe giteye ubwoba we cyari igisebe cyari cyaranze gukira Imana yangiriye neza ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda umwami Imana biteho kandi abagirire neza uyu munsi twongeye gufata urugendo rutari rworoshye twavuye mu mujyi wa Kigali twerekeza mu karere ka Bugesera aho twagiye gusura umudamu mwiza cyane ngira ngo muramubona imbere ya kamera twifuje ko twaganira nawe kugira ngo ibyo afite byinshi biri ku mutima wiwe abe yabidusangiza natwe rero twahageze yatwakiriye duhaye ikaze reka rero nawe tumuhe umwanya adusuhuze yibwire abamukurikiranye ndetse n'aha ngaha duherereye hariho murakoze cyane haye ikaze Yesu nahimbazwe nitwa Yaraboze yego ndi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu mbere na mbere bagushimira Imana yo mu ijuru amen kuko niyo yonyine ituma tubaho tuza muri iyi minsi yose tuba tumaze ku isi amen rero ndasuhuza buri muntu wese uzabona iki kiganiro kandi musabiye umugisha amen yego ya Charlotte ni muntu ki kugira ngo abantu bamenye Charlotte bagiye ku bantu wari we ese ni umudamu se ni muntu ki kugira bisobanurira abantu bagukurikiranye Charlotte ni umudamu w'imyaka 45 nkaba mfite abana 5 yego mfite iyo ngeze aha ngaha kubisobanura biragorana ariko reka mbivuge uko biri yego imbere y'amategeko mfite umutware yego ariko amanya n'umutima wanjye ko ntakimufite yego ko buri iyo umaze imyaka 3 utabana n'umuntu ntabwo wavuga yuko ukimufite ayowe ntawe ari mu by'ukuri hari ahandi hantu runaka yagiye azagaruka cyangwa yaragusize yaragiye ni ukuvuga ngo yaradutaye imyaka ibaye 3 abo bana 5 nkubwira mbafite jyenyine muri iyo myaka 3 okay murakoze cyane rero mwamwumvishe umubyeyi wacu yitwa umwari Charlotte cyangwa ku izina rya mama Boringo Imana imuha umugisha rero uyu munsi yatwemere ko tuganira nawe Charlotte ndumva twaguha umwanya ukanza ukadusengera Imana hanyuma tugakomeza ikiganiro cyacu kadusenga Imana turagushimye data muri mwe byose Imana igira neza Imana ikomeye Imana iri hejuru y'amajuru Imana yaremye byose irangije ikabitwikiriza ububasha bwayo ikarema umuntu kugira ngo abitegeke izina ryongera habwe icyubahiro turagushimye yuko uko turi kose ni wabishatse kandi abigize mu ruhare Imana ntabwo tubyenubiye ahubwo bigiye gutuma tuzamura amashimwe yacu kugira ngo n'abandi bose bashobora kuba bafite ibibazo cyangwa se abatureba twitegereze bamenye yuko tugusenga uri Imana kandi uri Imana igikora ibitangaza n'imirimo be gucibwa intege n'urugamba babona bariho ahubwo bahabwa umugisha nawe kandi imbaraga zawe ze kuri bo
kugira ngo umwami Imana bajyamya kuri Imana ishobora byose. Rero iki kiganiro tugiye gukora ndagisengeye kugira ngo uzugihagarikire kandi abamurika batugote impande n'impande, gusa nsengeye buri wese uzakibona kugira ngo kizajye icyo kimwubakaho, maze twese turushaho kwitegura ubwami bwawe. Urakoze rero, nsengeye nabo bose tugiye kugikorana kugira ngo duhane umugisha nabo kubwo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nagira ngo rero uyu mwanya dutangire tuganira, udusobanurira ese Charlotte ni Charlotte muntu ki kugeza uyu munsi, kugira ngo nibura abantu bamumenye uwo ari we. Urakoze. Charlotte nk'uko natangiye mbivuga, ndi umubyeyi w'abana 5, ariko ubuhamya bwanjye numva narifuje kubutangira mu bwana. Impamvu mvuga ibi ngibi ni uko hari igihe tuba mu bintu Imana ikabiduheramo umugisha, cyangwa se tukaba mu bibazo ikanabidukuramo, ariko ntitugire igihe cyo kuba twabishimira Imana. Rero nteganya ubuhamya bwo gushima gihe numvise nabihera mu bwana bwanjye, babyibura ku myaka 17. Imyaka 17 nibwo natangiye gukizwa. Ndihana mu itorero ry'ababatisite. Noneho bigeze ku myaka 23 byabaye ngombwa ko noneho mba nagisengera mu itorero ry'ababatisita, ariko njya mu itorero ry'abadivantisite. Nagiye mu itorero ry'abadivantisite umunsi wa 7. Mu by'ukuri sinakuye ko agakiza kari kanjyayeyo, kuko buriya ugiye ahantu kubera impamvu ntabwo kaba ari agakiza. Iyo mpamvu ni iyihe? Ko n'undi yari warakijijwe, warihanye, uri mu itorero, ukaza kuva ukajya mu badivantiste, iyo mpamvu urayitubwira? Impamvu rero nta yindi, nari nahabonye umugabo. Umugabo ntabwo kubisobanura, ntabwo njya nkunda kwisobanura neza. Iyo ngeze ahangaha mbwira abantu ngo mushaka agakiza mwe gushaka abagabo, kuko buriya umugabo igihe kiragira akaguhemukira, ariko agakiza ntabwo kajya gahemuka. Gusa byose bibaho kubera impamvu runaka. Hari icyigisho Imana ibishaka kudushyira imbere, hari ibyo Imana ishaka kugira ngo wenda tuzabwire n'abandi. Ubwo mpamya ko ari iyo mpamvu iba yabiteye. Ubwo nagiye mu itorero ry'abadivantisite ndibamo, ariko nkaribamo numva ntaririmo. Wari wagiyemo ukiri inkumi? Ujyayo kuko wabonye umusore mwakundanye? Umusore twakundanye. Yego. Hanyuma ndagenda ndasezerana, nakoze mariage ku itariki 10 z'ukwa 11/19. Yego. Ngira umugisha, Imana yampaye umugisha, narahiriwe pe ndabyara. Yego. Mbyara abahungu 3 bwa mbere bakurikirana, cyakora wa kabiri aje kwitaba Imana. Mbyara n'abakobwa 3. Mva ko nagize umugisha mu rubyaro. Imana ishimwe. Si mu rubyaro gusa, yewe no mu butunzi nari nawugize. Nari nawugize, kubaka inzu nziza, tubaho turanezerwa. Ariko hashize imyaka 5 bana n'umugabo, intambara nibwo yatangiye mu rugo. Intambara yaterwaga nuko yanshaga inyuma. Yanciye inyuma, kwihangana ndihangana, ndabibika, ndabimira mu mutima. Nta n'umuturanyi wajyaga amenya ikibazo dufite. Abo bana nkubwira 3 bandi nabyaye nyuma, nababyaye nyine icyo kibazo gihari. Ariko noneho haza kwama ikindi kibazo gikomeye cyane. Imitungo twari dupitangira kugenda iyoyoka gake gake, amabanki agenda twara bimwe, tukaguza, kwishyura bikatunanira, birangira imitungo yose igiye. Imaze kugenda, ndibuka ko twafashe umwanzuro kuva mu Rwanda kujya kuri Uganda. Tuhamara imyaka 3. Imyaka 3 irangiye rero twongera kugaruka mu Rwanda. Ubwo kugira ngo mujye Uganda nuko mwabonaga ubuzima bwo mu Rwanda bwanze, mubona biranze, murabona reka twigendere kwishakira ubuzima hanze. Byari byanze, nta nubwo twagiye tubigiyeho inama ngo tuye gushaka ubuzima handi. Byari ibintu bikomeye cyane, kuko genda ibuka ko navuye hano muri Nyabagendwa, baje kumfata ngo bamfunge. Kubera ko hari ikibazo cy'amadeni ya banki atari yishyuye. Bamaze kumenya ko twagurishije inzu kugira ngo bafatire amafaranga asigaye noneho bishyure. Fata umwanzuro wo kugenda, ariko hagati aho
subiye inyuma gakeya nari nabanje gutandukana n'umugabo igihe kingana n'amezi agera muri 6 aragenda n'ubundi agenda atatubwiye ati ngiye aha aragenda hanyuma yongeye kugaruka aribwo twahise tugurisha inzu icyo gihe twishyura banki imwe hakaba hari indi banki twari nk'amafaranga kwishyura nayo iratunanira maze kutunanira rero niho bashaka gufatira ya mafaranga yari asigaye kugira ngo bagire gute biyishyure nibwo twafashe umwanzuro rero turagenda ariko ubwo tugiye i Bugande jye n'umugabo nta n'umwe wahuye n'undi ngo asaba undi mbibazo avuga ati cyagiye byagenze gutya ubwo ko duhujwe n'iki n'ibibazo tujyana mu mahanga n'ubundi ariko nta bwumvikane burimo maze y'imyaka 3 nje narakase ndagarukana abana ubwo mugeze i Bugande mwarabanaga mu nzu twarabanaga ariko ukabona ko n'undi nta kubana guhari buri gihe cyose wagiranye n'umuntu ikibazo ntimwicare ngo muvuguti reka tuganire cyagiye byagenze gute dukosora amakosa ashobora kuba yarabayeho ahubwo tukabaho twese ducecetse n'ubundi ukabona nta kintu kirimo kigaragara gifatika ubwo rero nibwo mama yambwiye ati rero ntabwo uzapfira mu mahanga ahubwo reka nkwereke igishoboka reka ngurisha ubutaka bwanjye mbishyurire banki arabugurisha aratwishyurira nuko twagarutse mu Rwanda Imana imuhe umugisha umubyeyi wawe yarakoze kuko yatumye ugaruka mu gihugu cyawe yarakoze n'ubu ngubu njya mbimushimira rwose abyumve yarakoze mpora mbimubwira ariko n'ubu ngubu ndayimushimira Imana imuhe umugisha kuko reka nkubwire ubuzima bw'amahanga nubwo ubona abantu benshi biruka bajya mu mahanga ariko amahanga ntabwo ari ahantu rwose ubona uhasuzuguriwe kandi utakagombye gusuzugura ukabona uburyo uhabaye nta bwisanzure ufite nabyo ukumva biranakubabaje watekereza noge natekereza ko nta kibazo mfite mu Rwanda nta muntu wundi dufitanye ikibazo Mana bizagenda gute gatoro kugira ngo bya deni byishyurwe nakubwiye yuko ibyo ngiye kuvuga ari bitangaza Imana yagiye ikora n'imirimo yankoreye nicyo gituma numva nshaka kuvuga ibi ngibi umunsi umwe ndyamye rero mu Bugande ari nka 9 z'igitondo mbona umuntu w'umugabo mpagaze imbere ntazi arambwira ati Charlotte nditaba mu izina ryanjye arambwira ngo gukurwaho kw'imisozi uzi icyo ari cyo ndamubwira nti hoya ntabwo mbizi arambwira ngo ngiye kukugirira neza nahise nkanguka numva ubwoba buranyije agiye kungirira neza gusa kungirira neza ninde nshakisha mu nzu umuntu mbwiye iryo jambo ndamubura ariko ndavuga nti byanga bikunda uyu ni marayika ni Imana ibivuze njye mbyizera gutyo ko ari Imana ibivuze amen niho nahise mbona ubutumire bwa mama kuri telefone arambwira ati rero ngwino muri umuntu afite ubukwe kuwa 6 bwayimbwiraga ari kuwa 3 iminsi 3 ngo tanga urugendo ruva mu mahanga abwira mama ko bitari bushoboka ati wowe teguze ibindi nzabyikorera ndatega ndaza nje rero icyo gihe urumva ko nundi nazaga umutwaro umubwiye ngo dutahe cyangwa dusubire mu gihugu yabyakiriye ataragera ku rugero rwo gutaha waruje mu bukwe nje mu bukwe kuko urumva ni deni ryari rigihari kandi byatumaga batwirukaho yego ntabwo rero cyari gihe cyo gutaha hanyuma ndaza ngeze mu rugo ubukwe bwarabaye ku cyumweru turongera tubusubiramo bukeye mama arambwira ati rero ndagira ngo mwese mbahe iminani yanyu atariko nabwiye ko nta muntu uzagurisha ubutaka nkiriho atariko Charlotte kubera ikibazo afite wewe ndabimwemerera ariko bukagira neza uriya rero icyo nshaka kuvuga nuko kugira neza kw'Imana iyo kwaje ibyemezo by'abantu byose birahagarara imipango y'abantu yose irahagarara y'Imana ivuze ngo ndahagurutse nje gukora ibije gukora nta kindi kiba kirenzeho ihagurutse ntushobora kuyicaza ivuze ngo yego ntushobora kuvuga hoya ubwo no kuvuga ngo mama ubwe wavugaga ati ntabwo muzagurisha niwe wemeye uyu agurisha ndakubwira ikintu Imana yankoreye gikomeye hano cyangwa se n'ahandi hantu mu buzima busanzwe uzi ko yishyize ikibanza ku isoko cyangwa se isambu ushyiraho abakomisiyoneri ibintu bigatinda bigafata n'imyaka ye birashoboka ushobora gushyira ikintu ku isoko imyaka igashira ariko je nahagurutse uwo munsi njya gushaka masenge ndamubwira nti ariko nta muntu wigeze kukugurira ubutaka
wamundangiye ndashaka kugurisha ahantu mama yamaye nkishyura ideni rya banki nkagaruka mu Rwanda reka nkubwire mama hirwa ikintu cyakozwe uwo munsi ariko wa kane sinzabyira yashatse umukomisiyoneri amaze kumushaka nani yashatse umukiriya amaze kumushaka bwakeye baza kutambagira hahandi amen ahantu usiko ikibanza cyari ya iririma cyari kimumbi nka 300 400 yego kugira ngo ngwize miliyoni n'igice banki yansabaga kwari kugurisha byibura ibibanza nka 5 yewe umva byari byoroshye ntago byari byoroshye yaraje umukiriya w'ubwe aratambagira amaze gutembera ndabyibuka yaravuze ati aha hantu jewe ndahishura miliyoni 5 Yesu ariko Imana ni nziza amafaranga abari uyibari yego kuko Imana yakubwiye cyagiye kwizagira neza kugira neza ku Imana no kugira neza nyine birangira rero mfite musaza wanjye nawe ukunda kuvuga amagambo ahubuse aravuga ngo yango aho bahaye menshi ngo bahenye n'igice yo tekereza ariko ntacyo byari bitwaye nabyo kuko je nashakaga miliyoni n'igice yego aduha za miliyoni enye n'igice nuko ngo yaje kuwa kane kwa gatanu aratambagira ku cyumweru yazanye envelope y'amafaranga icyo ni gitangaza Imana yankoreye nkunda kukibwira abantu nkumva nta nubwo nagiceceka kuko je nicaraga ibugane nkavuga ngo Mana nzasubira mu Rwanda gute ntabwo bishoboka nta hantu na hamwe nsigaranye ubutunzi nta hantu namwe nsigaranye ubutaka nta n'ahandi hantu aba bana twicaranye mu mahanga n'aba bana nta n'icyo nacuruza ngo nzagere kuri aya mafaranga ngo kuko Imana yanyishyuriye ideni rero ideni ririshyurwa yacishira amadeni umvira yishyura irayishyura nisigaze nari igashyiraho n'indishyi byose kanagusigira cyane yaransigiye icyo gihe nuko abana mpita ngenda mbwira umugabo ntuzi byabaye amafaranga rero yabonetse yo kwishyura hanyuma tugiye gutaha umugabo ati ntabwo bishoboka so kukubeshya natashe nsa nk'umutorotsi afasha abana ndatega ndaza mutorotsi kuko ntabwo twagiye inama ngo tuvuge ngo abana ngo tutahe ngo nibiki noneho maze mezi agera nko muri 3 ndi mu gihugu nibwo yagarutse nawe turabana ko nundi dukomeza kubana bya bintu ubona ariko nta hantu abantu ukabona bari mu kirere nta fato rihari nta kujya inama nta biki nuko igihe kiragera 2 abyo nkubwira hari 2017 mu kwezi kwa 9 noneho 2019 itariki 28 z'ukwezi kwa 7 nibwo umugabo yafashe ibintu bye byose aragenda ndi mu kazi kubera ko jewe ndadoda ubuzima busanzwe umwana araza arambwira tuzi abantu bazakugane bajye bakugana ubadodere uradoda cyane ndagerageza araza arambwira ati papa aragiye agiye he azanye n'imodoka y'ivatiri bareka ku muryango ashyiramo imyenda ashyiramo inkweto aragiye ababwiye ngo iki ntacyo none se ndabyibaza tezo ndavuga ntoya kanicare niturize ndatuza sinamuhamagaye mubwira ngo ugiye he uko yari inshuro ya 4 akoze ibyo bintu noneho niwe yari yahukanye niko njya numva babivuga ikibazo wahukana umuntu mutatonganye nzi ko wahukana abadamu n'we n'abagabo nabo barahukana niyo umuntu ajya kwahukana wenda haraho bihera ari igihe uvuga uti umuntu mwatonganye se mufitanye ikihe kibazo mbese ukumva ni ibintu bidasobanutse je naricaye ndaceceka ndatuza kuva kuri uwo munsi nkubwira kugeza iyi saha hajya nawe tuvugana ntarampamagara sindamuhamagara abana se basi arabavugisha oya ntashobora ndatuza ariko se basi murabyumva ko ariho arahari ari mu gihugu cy'Ubuganda arahari kuko hari abantu nyine twabanaga aho ngaho bajya mu makuru ko amubona arahari uwo munsi yahise yigendera agusiga mu nzu y'ubukode nta kintu namba nta hantu ho gukorera arigendera banki zari zamaze gutwara inzu ndetse n'isambu twari dufite turi mu gihe cyo gukodesha ahandi naho ndahakodesha abona ubuzima ntiyabuvamo arigendera ati sigarana abana bawe yego wabyitwaye mute rero ugiye gushiduka usigaye wenyine mu nzu n'abana mu bukode buri ikintu kigutungura ni ikintu kibaho rimwe icyo cyo kirabanza kikagutungura ndakubwira ko ari inshuro ya 4 byari bibayeho
waravuze twende azongera agaruke n'undi yajyaga agenda akagaruka cyane. hanyuma noneho ubona amezi 6 nk'ayo yajyaga amara arashize ntago agarutse. ubona umwaka urashize, Cyane. watangiye kwibaza ute nizihe imbaraga watangiye kwiremamo kugira ngo umve ko ugomba kwicara ukarera abana bawe? Rero nta kintu nibajije kirekire, ahubwo hari ikintu nahise nibuka. Nakubwiye ko mbere nabaga mu itorero ry'abatisita. Mbere y'uko ndivamo haje umuntu aturutse mu gihugu cy'u Burundi, umukecuru witwa Mbonimpa Eresi. Aravuga ati Charlotte ntabwo ugiye gushaka, ugiye guhangana n'abazimu. Iryo jambo ryagarutse muri iyi myaka igera muri 20, nongera kwibaza ngo ntugiye gushaka, ugiye guhangana n'abazimu. Rero kirazira guhangana n'abazimu, ntabwo uhangana nabo usakuza, nta nubwo uhangana nabo ubwira abantu ngo bimeze bitemeze gute. Abadayimoni uhangana nabo ubibwira Imana, kuko niyo yonyine ishobora kuba yabarwanya ikanabanesha. Iryo jambo ryangarutsemo nongera ndayitekereza, nacyo cyanatumye mvuga ngo sindi umwibazaho byinshi, kuko we ntabwo ari we. Uriya njya nkunda kubwira abantu niyo umuntu ankoreye ikosa, sinjya mbona umuntu mu bunyacyaha, igihe cyose umuntu mitambona imbere hari indi shusho. Ntango ni Satani uri hagati yanjye n'uriya muntu. Umuntu ari imbere yanjye, hagati harimo Satani. Ntabwo rero buriya niba mfashe iki gitabo, sibyo nkafata n'iki ngiki, ubu ngubu ngize gutya, ntabwo mbona iki, ahubwo mbanza kubona iki. Ntango icyo mbona mbere ya byose, mbona Satani mu muntu, ntabwo mbona umuntu nk'aho ari umunyamakosa. Ubwo rero nahise mfata umwanzuro, ndavuga ngo Mana rero, ariko nawe tukiraho gatoya najyaga ndyama, nkongera nkarota umuntu ambwira ngo ariko kutiga kandi mbona ugiye gufata diporome. Kutiga noneho nkaba naracikirije amashuri 9 2008 njyaye umwana wa 4 nasubiye kwiga. Subiye kwiga n'ubundi sinagize amahirwe yo gukomeza, nakoze toronkome n'undi mba ndatwite ndicara kwiga birananira. Noneho nkavuga ngo Mana sinshaka kwiga, mbabarira wimbwira ibyo kwiga, ndumva ntabishaka wimbwira ibyo kwiga. Igihe cyose ahora mbura n'ibyo kwiga. Imana yagushyira mu ishuri ukanga kwiga. Reka da naje kumenya neza rero ko ndi mu ishuri, ishuri yambwiraga. Gusa njya mbwira Imana ariko se ntirirarangira, hasi nsohoke nanjye mbone impamyabushobozi nk'abandi. Ariko nshobora gusanga impamyabushobozi nayo hari buriya, hari igihe ahubwo tuyibona ntitumenye ko yabonetse. Najyaga mbwira Imana ntari ku bundi njya numva abantu batanga ubuhamya bakavuga ibyo Imana yakoze. Se Imana ngeze ko nta buhamya ngira, wazampaye ubuhamya. Iyo ngeze aha nkunda kubwira abantu b'Imana ntimujye mwitonda, ntimukajye mupfa kuvugira imbere y'Imana. Niba ushaka ubuhamya izabuguha cyane, iragutanga. Ubwo rero yaje kubumpa, uricara asurera abana, ndera abana, ariko ukibuka rya jambo, nkibuka rya jambo, yego, ukibuka na za nzozi warose cyane, byose nkabihuza. Uravuterekaniga ishuri ubundi mpangane n'abazimu, mpangane n'abadayimoni. Hanyuma nakuye ko yagiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 7 2019. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 2019 n'ubundi hashize amezi 2 n'umunsi umwe avuye mu rugo, haje kuba ikindi kintu gikomeye cyane. Umwana mfite w'umukobwa mukuru mu bakobwa yagize gutya, ajya muri toilette ari 4 z'ijoro. Agezeyo agaruka ambwira ati cyane taraturebe, ikintu kirandumye. Cyane itoroshi ndebye nsanga ari harafu turaso duke cyane, dukeya ku kirenge. Ndangije aravuga ese ubaye iki? Ati nkandagiye ikintu, niba ari igipusi niba ari igikeri ntabwo nzi icyo ari cyo, atari ko nkandagiye ikintu kandi cyari kinini. Yesi nihutiye kujya kureba cya kintu, nahise mfata cya kirenge, ndapfukama ndasenga, mbwira Imana ntintesheje agaciro icyo ari cyo cyose. Niba ari ubumara bw'inzoka, niba ari ubw'igikeri nk'uko bivuga, niba ari ubwo ari bwo bwose mbutesheje agaciro. Ahangaha hari imbaraga z'Imana, uko byagenda kose mbutesheje agaciro. Ndahaguruka ndamubwira ntihaguruka tugende. Uko yaratangiye kuruka ndambona ko ari inzoka yakandagiye. Utanjya kumugomboza izo 4 z'ijoro, turamugomboza umunsi wa mbere ntacyo yabaye. Bukeye mu gitondo tugiye muri toilette dusanga ya nzoka iracyahari. Yari inzoka ifite metero 2, inzoka ndende pe. Ariko inzoka
ikazamura umutwe nkaho yakaducira cyangwa ngo iturye ukabona nta mbaraga ifite. Noneho umugabo wari uje kumuha umuti nawe avuze ati inzoka yamaze gucika intege yasohoye ubumara bwinshi ngiye mumpe umuhoro nyica. ntabwo iki kintu ugiye kutiteza ati ntumuhoro. Arayitema ayitemye inzoka yanga gucikamo kabiri. Ndabwa nifata isuka. Afata isuka arayicagagura icamo ibice. Ariko gato mbere yuko imurya nari ndose inshuro 5 ndyamye nkajya numva inzoka iraje igacana mu mugongo nkuko waba uryamugaramye inzoka igaca mu mugongo umva nindumye abona iragiye yizingiye hano mu nguni. Ku nshuro ya 5 ni muri icyo cyumweru inzoka yamuriyemo. Imana yarabikwereka kwa kuntu inzoka yizingaga n'ukuntu bayishe bayicagagura mu nzozi. Kuko ku nshuro ya 5 nagiye ko nambona umuntu w'umugabo ayiciyemo ibice arambwira ati ya nzoka ihora kunyura mu mugongo ndayishe. Bukeye nibwo umwana rero inzoka yamuriye gutyo. Hanyuma rero ntangira inzira noneho urugamba rukomeye kaminuza. Kaminuza nari mfite ibiceri 300 mu nzu byonyine. Nta na mituweli nari naratanze. Urumva ko byari bigeze muri uko kwezi kwa 9. Ngira Imana ngo none se mu umuti wo kumugombora aho kugira ngo akirere haracika intege. Ku munsi wa 2 agwa muri koma. Ndi mu nzu jyenyine nta n'umuntu ndi bubwire. Cyakora nabashije kubwira abaturanyi ndangije niyungura inama. Ibiceri 300 mfite mu nzu. Nturi ubone n'itiki mujyana kwa muganga. Nta na ambulance nta n'iki. Ndagenda hano rero tugira icyo bita imiryango y'ingobyi. Yego. Mbabwira ikibazo muye nacyo. Banguriza amafaranga ya mituweli. Yego. Imana yacigira neza. Natanze mituweli ku itariki 30 z'ukwa 9. 31 bahise bakupa. Nuko ngo watanze bukeye bwaho ntiyivuje. Yagomba gutegereza iriya minsi 30. Ariko nibura wowe bakukatiyeho umurongo. Umwana yise mujyana kwa muganga. Mugejeje kuri centre de santé bati no kugenda ugahita ujya Nyamata. Ninjiye rero hospital. Yego. Ngezeyo mbwira Imana ngo Mana abana banje mbasize. Nzi yuko ushobora byose. Iri jambo ndarikunda. Iri jambo Yobu yarivuze ri muri Yobu 42. Buriya Yobu yahuye n'ibibazo byinshi cyane. Byinshi. Ntagiye kurondora ngo mpere ku murongo mvuge mu izina ryabyo ariko byinshi byari ibisebe. Ibyo gupfusha n'ibiki byo ntabwo ndi ubitindeho. Ariko Yobu cyageragezo cy'umubiri nicyo cyamuriye kurenza ibindi byose yari yahuye nabyo. Arangije bigezeho bikomeye aravuga ati rero reka nigira inama yo kuva mu munsi navutse uko nta kindi kintu gisiga akuse umunsi navutse koko wari umunsi umeze gute. Havumwe umunsi humvikanye ijambo ko mama twitinde y'umuhungu. Havumwe umunsi mama yabyaye umuhungu. Aravuma ariko arangije Imana iramubwira iti rero kenyera hanyuma nzivugane nawe. Ahantu iyo mageze mpibazaho ibintu byinshi. Yobu yaramaze iriya myaka yose aryamye. Yaramaze igihe kirekire arwaye. Yewe nkurikije uburwayi Bibiliya ivuga hano ntabwo Yobu yarashoye no kwikenyeza. Kandi ikintu nkundira Imana ni kimwe. Igiye kuvugana nawe ibanza kaguha imbaraga. Amen. Kuko buriya ntabwo wavugana n'Imana ufite intege. Byakunda se yabwiye bose ati ntawe ugere mu maso yawe. Irabanza nyine ikagira ikintu gushyiramo cy'akanyabugabo kiri butume ugira icyo uvuga. Irangije avuga ngo kenyera. Aha mpita nibuka bya bice utaho yari afite ahantu hose afite ibihera afite ibibyimba. Abantu no bazarikira. Iri jambo riri muri Yobu 40. Kansome neza ndebe neza. Bazarebera muri Yobu n'ubundi bice byose. Arahari. Nuko Uwiteka asubiza Yobu muri serwakira. Yobu 38. Nuko Uwiteka asubiza Yobu muri serwakira atubone inde wangiza inama. N'amagambo atari mu ubwenge. Cyagiye tuba dutangiye kwivovotera Imana tuba turi kwangiza inama z'Imana. Ndetse n'amagambo yacu buriya nta bwenge waba yarimo. Kuko ubwenge buramutse bubayemo twamenya Imana neza tukamenya uko ikora. Ariko naho twe tujya tumenya Imana ari uko yamaze gukora. Ntabwo tujya tumenya Imana mbere yuko ikora. Njya nkunda kubwira abantu
ibi bintu bitaraba najyaga nkunda kuvuga Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ni mushaka mujye muvuga Imana ya Sharilote, kuko Imana ya Sharilote nasanze ari Imana ikomeye. Ntabwo ari indi ya kabiri, ni iriya ya Isaka na Yakobo. Ubwo twebwe tujya ku bitangaza by'abandi, kandi iwacu dufite ibitangaza Imana yadukoreye. Nuko rero amagambo ari muri Yobo 38 ngo noneho kenyera kigabo, kuko ngiye kukubaza kandi nawe usubize. Yobo ngo nakenyere, byabicute misonga iroro, imitsira banzira komera, kandi ubundi no gukenyera ntiyarabishoboye, ariko abona imbaraga arashimisha urujyo. Ngakenyera nze nkubwire, iyo nkurikije ukuntu mu biro ryana uzishime cyane umwanya munini ugeraho kuva n'ubushye buraje ukarekera aho ngaho. Noneho reba uri gushima kuva mu gitwariro ukageza mu bworo bw'ibirenge, byanga bikunda wowe nta nubwo aragihagarara, ariko irabanzira muhagurutse. Hagarara neza, kuko wakenyera wicaye se, reka irabanza guha imbaraga uhagarare ubona ibyayo neza, kuko buri bikoze uryamye wajya uvuga ngo buri Imana yaraje indusha imbaraga, uryamye ikajya imbaza mbura ibisubizo. Ibanzira hamwe hagarika rema neza. Yobu avuga yemye none harebana n'Imana yanakenyeye hagase. Rangije aramubwira ati ngaho mbwira, igihe nashingaga imfatiro z'isi waruri wabimenye? Wabimenya se ahubwo yo bariyumvira ariko ukuntu isingana unifatiro z'isi buriya zishinze hera kiyagiye Imana izishinga ntabwo nari mari. Irongera mubaza ngo ese inshyiraho wamenya guhambiranya ubukaga bwa kirimiya. Ijambo ryo ryari rimfasha. Iyi kirimiya ni urwunge rw'inyenyeri, ngo cyangwa se washobora kudohora iminyururu ya Oriyoni. Inyenyeri zirenga miliyoni ziri hamwe, wewe wabasha kuzihambira? Aha rero iyo mpageze haravuga ngo niba ugeze mu bibazo reka kubaza Imana, kuko Imana isobanukiwe n'ibyo ikora. Nkunda kubwira ngo Imana isobanukiwe n'ibyo ikora. Nuko irangije rero iramubaza, Yobu ayumva ko atsinzwe byanga bikunda, maze gutsindwa avuga ijambo hano muri 42 ngo nuko maze Yobu asubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Rindyo jambo navuze nshize umwana wanjye muri ADPR, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ariko gato bya biceri 300 sibyo byankuye mu rugo buriye, nari nahasimbutse. Haje abadamu babiri twasenganaga bareba abana, umwana haryamye hari harimo na marene we, araturika ararira, aravuga ati ibintu bishoboka, uyu mwana biragenda gute? Nta mituweli ufite, nta mafaranga yo kumuvuza, biri bugende gute? Noneho ndabwa reka mbabwire musenge, nimumara gusenga ndajya kwa muganga. Bandeba ni nka kwa kundi rero umusaza ari kuvuga ibintu ko se nk'uyu nguyu koko aravuga ibiki. Ndabwira musenge, nimumara gusenga ndajya kwa muganga. Marene warapfuka turasenga, tumaze gusenga ntariko bandajya kwa muganga maze no kubaherekeza. Mpoje mbaherekeza kandi mfite umuntu uri muri koma mu nzu. Maze kubaherekeza ngeze ku irembo nibwo nahuye n'umugabo duturanye, arambwira ati se bite byawe? Avuga ni byiza, ndaseka ndigendera. Muri umunange aravugira ati rero ubona Sharilote ni ikinya, ari kukubwira biri umwana ari muri koma. Twese twarize twihanaguye, ariko reba ukuntu ariho yisekera. Arangije aramubwira ati none se dukora iki? Ahita akora mu mufuka amuha 6,000. Aramubwira ati rero ngaho genda nanjye ndagiye uze kuyamumpera. Ngira marene we nyuma y'isanda guhamagara ngira kugeze kwa muganga. None se ujye kwa muganga nta mituweli nayibonye, nta mafaranga uri bujyane kwa muganga, ariko ndajyayo. Bya 6,000 rero inama y'ingobyi yahise impereza ivatiri, nanjye ngo njya kwa muganga. Ngeze Nyamata umwana bakoze ikintu cyo kumutera imiti mukuramo bwa bumara. Nyuma y'iminsi 8, nyuma y'iminsi 3 nibwo yazanzamutse. None nyuma y'iminsi 8 hahandi inzoka yariye hahita hashwanyuka. Harashwanyuka ku buryo iri huriro ry'ikirenge n'ukuguru ubona ko uramutse umuteruye ikirenge cyahita gitakara hasi. Muganga araza ati ibi ni ibiki? Ati muze ngiye kumubaga. Aragenda baraharura za nyama zose zaboze bazikuramo. Amaze kuzikuramo barongera barapfuka. Mba kuri yo ntambara, imitsi igufa byose biri hanze. Abana mu rugo bari bonyine. Ikada ntabwo abana banje babaye bonyine, ijuru ryabanye n'abana banje. Nicyo cyatumye mvuga ngo ngiye kuvuga ibi bintu, kuko kubihishira byarananiye. Haleluya. Byarananiye kuba nabiceceka. Imana yarakoze. Abana uko navuye mu rugo bararyaga,
baranywaga iyi nyabagendwa uriya ni igihugu cyiza ndakigutuye uzakirangire n'abandi bantu. Ababyeyi bakikora bakazana ibyo kurya, abandi bakazana ibyo kunywa, abandi bakabaza ikibazo bafite. Namaze amezi 4 mu bitaro, nta munsi n'umwe abana banjye biri ubusa, nta munsi n'umwe nabuze icyo ngaburiye umurwayi wanjye. Najyaga kubona nkabona umuntu araje kunsura ntamuzi, nkabona azanye ibisorori by'ibiryo byiza, nkabona azanye ibyo kunywa, bigera ubwo abaganga bambaza ngo tubwire ukora iki, uri muntu ki. Nabwira agiyeho akazi nkora mu buzima busanzwe agenda umutayeri. None se ubwo babaga baje nyine bagasanga amafaranga nayishyuye, bagasanga umurwayi mukabatarimo ibyo kurya, mbese ukabona ko nta kibazo na kimwe nifitiye, niberaga kwa muganga cyangwa nta kibazo na kimwe mfite. Amezi ararangira, arangiye nibwo bavuze ati rero umwana agomba kujya kubagwa. Inshuro ya kabiri iki gisebe twaragipfutse cyanze gukira, ahasigaye ni ukumubaga inyama hano ku itako bakayitera ku kirenge. Bati kandi arahaguruka ahangaha byibura ufite 200,000. Ndiyumvira nti none se w'Imana we biragenda bite? Ntabwo bishoboka, nta mafaranga mfite kandi kumujyana nabyo ubwabyo ntibyoroshye. None ndakora iki? Mbwira muganga ntisezerana ntahe. Baransezerera ndataha, ariko nta mwana batamubaze ko bari banyohereje i Kanombe. Nta bushobozi ufite? Nta bushobozi mfite. Ndaza umwana amara umwaka n'amezi 7. Mfukisha igisebe bakacyoza bakagipfuka, bakoza bagapfuka. Ubwo umwana mwibera mu rugo, ibyo kwiga wapi kwibera mu rugo byarahagaze, hahise hakubitiramo nyine na corona. None ibibazo bibazo, papa we ntekareka, papa we nta no kubaza ngo umwana ameze gute, ishwi arabyihorera. Noneho ndi mu bukode no kudoda ntiwari ukibishobora? Ntago nari nkidoda kuko muri corona twajyaga muri guma mu rugo, nta muntu ujya kudodesha muri kiriya kibazo, ahubwo buri wese abari mu bibazo bye. Nibwo mukuru wanjye yambwiye ati ese wa mwana aracyarwaye? Ararwaye. Ahubwo mwansuye nabi. Umwana yaramboranye, mama hirwa umwana yaraboze. Arabora buriya mfite amafoto muri telefone sinzi ni buri buyarebe. Igisebe kirabora, nava kugipfukisha bikagira nimugoroba hano mu nzu hanutse. Kuryama kikaba ikibazo kuvuga ngo yararana nawe. Yezo nkajya mbwira Imana gusa nyumva Imana we. Ntabara nta kindi kintu cyo gukora mfite. Nagurishije ibintu ngera no ku ntebe za chaise nari mfite zose ndazigurisha. Hano mu nzu dusigaye twicara ku mukeka wonyine. Umwana umusaza we turicara, ari nimugoroba saa 4 z'ijoro, ako kantu nari nkibagiye kuko kajya kamfasha. Arambwira ati mama ngenda reba uwo munsi ngurisha izo ntebe za chaise, ndareba nkabona ubuzima turimo tutazabusohokamo. None bizagenda gute? Ndamwitegereza ndavuga se ndaca umwana wanjye intege hoya, nanjye se nincika intege arakomezwa nande? Ndagenda ndavuga nti se harya uribuka inkuru ya Morodekayi? Ati ndayise. Uribuka Ahasuwerusi? Ati yari umwami wa kwa Morodekayi. Ese uribuka Hamani? Ati mama iyo nkuru ndayizi neza, ukunda kwituganirizaho. Sa ujya wibuka ko Morodekayi yatabawe ku munota wa nyuma kandi agatabarwa kubera Ahasuwerusi? Ari umunsi Morodekayi yagombaga kubucya ari bubambwe, Ahasuwerusi yaraye mu nyandiko abura amakomeye cyane. Nyuma nibwo naje kuvuga nti bwaruhanuzi bivuye ku Mana. Naramubwiye nti waruzi ko ubu ngubu Imana ishatse kudukura muri bino bibazo? Siko Kagame yararakanuye ku bwacu. Haleluya. Niryo jambo namubwiye. Ndakubwira ukuntu ryasohoye. Imana Imana irakomeye, Imana irahambaye. Namubwiye iryo jambo, umwana yanyitegereza azenga amarira mu maso. Ashobora kuba avuga ati mama nto yarasaze byararangiye. Sinzi wenda uko yabitekerejeho. Ikintu nibuka yese ahaguruka ajya kuryama. Nicyo cyumweru nibwo mukuru wanjye yampamagaye, arambwira ati ese umwana aracyarwaye? Nti yego. Ati nagusuye nabi, nti nokuri wansuye nabi bikomeye. Ati noneho witegure kwa gatanu tuzazana n'abantu baje kugusura. Yahise azana n'abanyamakuru b'Impanuro TV. Baraza rero nibwo bambazaga nyine iby'umwana uko byagenze, ikibazo yagize, ndabisobanura byose. Bakora inkuru barigendera, ariko je numva ni ibintu nyine biciye aho ngaho binarangiye.
ndetse nasigaye nanibaza ntese yambwiye ngo aranzanira abantu bo kunsura njye natekerezaga baza n'umuceri cyangwa se mbese cyangwa akanyera amafaranga nkajyana umwana wanjye kwa muganga cyane ni rwose nari nzi ko byibura hari n'uri bumbwira atakira n'igihumbi mbese nuko njye nasigaye ntekereza hari mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2020 ku itariki 24 bucya Noheli nagiye kumva numva umuntu arampamagaye ndebye mbona nimero yo hanze arambwira ati ni wowe witwa Matetani yego ati twarebye inkuru yawe twarize twahwereye ati gusa Imana yo mu ijuru gukomeze icyo gihe ndabyibuka hese anyohereza 89 Imana imuhe umugisha ndavuga nti teta wavuwe ugiye kuvurwa nta kindi kintu gisigaye teta wavuwe Imana yadutabaye ubwo nihuse kuko byanyuze muri etape nyinshi nihuse rero ndi kuri rya jambo ryanjye namubwiye nti ubu ngubu turi butabarwe Kagame yarakanuye ku bwacu nagiye kumva numva akarere ka Bugesera karampamagaye kati ni wowe witwa runaka nenegewe jyana umwana kwa muganga ni yewe ntabwo ndabona ubushobozi buhagije bwo kujya kuvuza umwana yego ntariko Imana ishobora kumfasha kuba ko nembonye ubutabazi bwa mbere Imana ishobora kumfasha umwana akavurwa ariko ntabwo amafaranga nkeneye kujya kwa muganga arashyika ntayo mfite mama hirwa ikintu Imana yankoreye icyo gihe ni nka cya kindi wa mwana akunda kuvuga akavuga ngo Imana yagukoreye cyumutse Imana yankoreye cyumutse ngeze ahangaha mbere yuko nkomeza reka mbanze nshimire amen kamanze nshimire kuko buriya hari igihe tugera tukavuga ibyo Imana yakoze ariko tukibagirwa abo yakoresheje yego bwa mbere ndashima Imana yo mu ijuru kuko ba nta kintu na kimwe dushobora gukora atari bigizemo uruhare yego inshuro ya kabiri ni ukuri ndashimira byimazeyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu Imana ibahe umugisha ndashimira madamu nyakubahwa perezida wa repubulika nukuri ahari turamushimira Imana yo mu ijuru imuhe umugisha ndakubwira impamvu ndaza gusobanura impamvu mvuze ngo ndamushimiye yego ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera yego bakoze ikintu gikomeye cyane barazaga n'imodoka hano umwana bakamushyiramo bakamujyana i Kanombe bakamugarura mu rugo bugacyakongera akazakamutwara natekereje ibintu byinshi cyane byatumye numva nongera gutekereza bundi bushyashya ubwo umwana ndaza kubigarukaho ibyo gushimira umwana yaravuwe i Kanombe amezi 3 arashira batarabona umuganga wo kumubaga umunsi umwe nicaye hano numva barambwiye ati tegura umwana ejo arabagwa nandi ubwo ni ku karere ka Bugesera arabagwa nandi akarere niko katangiye kujya kuri sharije zo kuvuza umwana ntakiri uwanjye niyo mpamvu akubwira ngo umwana ni uw'igihugu umwana ni uw'igihugu ndetse nkabangaya n'abantu benshi bakunda kwicara cyane nk'abantu dufite hanze y'igihugu ukumva ngo ubuyobozi bwa Kigali ngo leta ya Kigali ukumva baragaya ariko bajye bamenya ko hari ibyo leta ikora byiza irabikora ibyo nibyo ndi kuvuga yarabinkoreye umwana barazaga bakamutwara bakamuvuza bakongera bakamugarura umwana baramukurikirana bigeze ubwo bambwira ati umwana ari bubagwe kandi umwana ntabwo nagiye kwa muganga na transfer yego nibaza ukuntu umwana nta transfer ya dispensaire afite ndamujyana muri hôpital gute batumva kare mu gitondo tegura umwana gusa umwana naramufashe mbwira umugabo uba hano duturanye twahabyara na Imana yo mu ijuru imuhe umugisha nawe Imana yamuhaye imodoka bishobotse yamumera nk'izindi 5 kuko imodoka afite imwe ayikoresha ibyo igomba gukora yaraje umwana aramutwara amujyanira kwa muganga saa 11 nangeze muri ADPR reba kwinjira hôpital nta transfer ufite uje gusa ndangije ninjira mu cyumba cya 4 muri shiririji nta muganga unyinjije mfata igitanda ashyiraho umurwayi wanjye yego mushyiraho rwose barangira ati umurwayi witwa runaka yahageze ntarahari bati rero tegura umwana agiye kubagwa ndetse ko nta transfer afite bamushyize mu modoka y'ikigo bamujyanye kuri dispensaire bo ubwabo baganga no biyakiye transfer umwana ndamugarura batangira kumubaga nka saa 4 saa 9 yaravuye mu musari dope baramuzana bamuteraho wa mubiri wari ukenewe maze kuwuteraho
icyumweru cya iminsi 5 ya mbere bapfukuye basanga igisebe kimeze neza. Umunsi wa kabiri ubwo nyuma y'iminsi 10 bapfukuye basanga igisebe gitangiye kubonerana uruhu rwacyanze. Bohereje mu dogiteri wa WIfuza ariko niwe aramubaze aravuga ati iki gisebe nzongera ntibage inzoka yari ifite umara bwinshi. Abwira Imana ntoya ntabwo nemera ku mwana bawe. Yarabazwe Imana erega yarabazwe. Ahubwo hari ikintu gisigaye kuri wowe. We hari icyo ugomba gukora kuko muganga we yarakoze. Ubwenge wamuhaye yarabukoresheje umwana ngiye yarabazwe. Asigaye nahawe. Inshuro ya gatatu bapfukuye basanga cya gisebe ariko telefone yanjye nyakira telefone hari hanze. Banzaniye telefone nkwerekeje gisebe. Kiragenda rwa ruhu bateho rurikunja rwose ruvaho inzuma zigifashe zisigara zonyine hanze igisebe kirarangara. Aho rero niho noneho naboneye ukuboko kw'Imana ndavuga ngo nzabivuga. Nukuri bivuge rwose. Hari igihe uvuga ibintu ukumva nta n'imbaraga bifite ukumva hari ibindi ubonye ako kanya. Nahise ngenda saa 4 z'ijoro bakimara kugipfukura bari batinze kumupfukura icyo gihe. Saa 4 z'ijoro ndagenda nicara ahantu mu ndaho muri pasiparumu. Mbwira Imana numva rero Mana izi saa 4 z'ijoro ndashaka kuvugana nawe. Kandi sinshaka kuvugana nawe uri mu ijuru. Mu ijuru ndi gutekereza ko ari imiziki myinshi. Abakerubi bacuranze, abaserafe bacuranze, ibizima reka biri kugwicyubahiro. Ntabwo uri kumva ikibazo mfite. Manukuze muri ADPR byacitse. Ibintu byacitse ngo no muri ADPR tuvugane. Ntabwo nshaka kuvuga ndanguruye ijwi kuko ndumva ritagera aho uri. Ndashaka kukubwira uri imbere yanjye, ndashaka mbe nangeze ku rwego rwayo bariko. Ati havuye umunsi navutse. Reka Imana izaze rero. Ubwire ko yaje se? Yaraje. Naravuze ndinigura ndanje ndayibwira nti none se. Kiriya gisebe urazi inzira zose cyanyuzemo kugira ngo kimere gutya. Urazi inzira zose zanyuzemo kugira ngo ngere kuri uyu munsi wa none. Igisebe cyarabazwe kandi cyabazwe n'abadogiteri b'abahanga. Papa n'abahanga kuko barabaga abantu bagakira. Wanjye yanze gukira ntagaruko arabazwa. Nari ko ari ikintu nibutse. Ufite pièce de rechange. Kuko impamvu zifite umuntu warenye indege wese wayikoze afite pièce ku ruhande. Uwakoze igare afite pièce, uwakoze imodoka afite pièce. Noneho ngiye kukubaza. Nta pièce de rechange nimugira. Ku buryo umwana wanjye aboreye ahangaha. Ubu se Mana kudahemuka urabona utampemukiye. Natonganye n'Imana muri iryo joro. Ntongana n'Imana ubwonko burabira numva muri uraka ngiye kumva numva ni nk'umuntu umenyeho amazi akoje. Numva ubwonko burahoze rwose. Burahora numva ndatuje ndavuga ningiye kuryama. Urayibwiye urinigura. Narayibwiye ndinigura mu mvugo y'Abanyarwanda cyangwa se y'abantu. Nakuvuga nti yari umuntu ndaguhamije. Akungutongana n'umuntu uziko agiye utongana n'umuntu uri muri kamera ukavuga uti rwose. Ngana n'Imana ndangije numva ubwonko bugize gutyo umuyaga uciyeho buracecetse buratuje ibintu naburaga n'Imana byose birarangiye. Ndagenda mbwira umwana nti uzi n'ibindi rugiye gukira. Deba kubwira umwana ariko nkwereke icyo gisebe. Ugiye gukira kandi dogiteri ari kuvuga ati jewe nzagaruka mubage. Ndavuga ntoya ndumva ugiye gukira. Gisebe rero uko nakaye mu gihe cyahise gikira. Basibiye umunsi umwe basibira inshuro ya kabiri ku nshuro ya gatatu baje kurasanga igisebe kimeze nk'igiteye ipasi. Imana ishimwe. Ukagira ngo umuntu waje anyuzaho ipasi rwose arahumutsa. Pièce de rechange bamaze kugeraho. Urabona y'abaganga bapfutse ubundi bo barapfuka kujya bona amaraso arasohoka. Buriya ntago iriya pièce rege bara original. Hari ukuntu Imana rero y'ubwayiza no original. Icishaho ipasi cyane irangije ishyiraho ipasi. Gisebe kiruma. Abaganga baje baruma. Nari natashye uwo munsi nohereje musaza ye ngo ajye kumusigaraho. Banyohereza ifoto barambwira ati ye teta yakize gisebe cyakize. Navuga nti ntago bishoboka. Nabyutse niba narambaye ntago mbizi. Cyo nibuka nuko navuye mu buriri ndagenda mpagarara ku kadirisha mpamagara musaza we navuga nti we uzi ibintu bibaye teta yakize. Nguko kugisebe cyakize. Igisebe kirakira. Icyo ngicyo turicaranye turavuga ati tubungubu ibyacyo birarangiye. Dore ubundi imbere uko cyabaga kimeze. Icyo ngicyo. Ibyo rero birarangira. Umva cyari igisebe. Cyari igisebe.
giteye ubwoba we. Cyari Imana igisebe. yarakoze, cyari cyaranze gukira. Imana yangiriye neza, cyari cyaranze umwaka n'amezi 7. Uwiteka azi gutera. ariko cyakize ubwo ndagenda mvuga ko ari iminsi 2 gusa kuko ikindi gihe cyose bari barabaze cyari cyaranze. Isebero kirakira, kimaze gukira ubwo twari dusigaranye icyifuzo kivuga ngo noneho se uriga bigenze gute. Ukize imyaka ingahe kabishize? Imyaka 2 wicaye aha mu ishuri biragenda bite? Gute? Uriya musaza we yiga Nyamata ariko naho ni kompasi imwishyurira nabwo kwishyura igice nanjye nkishyura ikindi gice rwose hari n'igihe igihembwe gishora nta n'ibihumbi 10 noherejeho kubera imibereho turimo nyine igoranye. Noneho ndavuga nti Imana biragenda bite? Njya ku kigo hariya kuri primaire ndavuga nti uyu mwana yigaga iririma ari ku rugendo yakoraga ntabwo ruri gushoboka, ndabasaba ko mwampa ikigo batejo zamuzane ndagenda ngura uniforme maze kuzigura ku munsi wo kuzidoda fatwa n'isereri. Isereri mbuza kudoda nkumva nta yindi ndwara mfite, nkumva ndwaye isereri. Navuga ati teta ejo nabwo ntuzajya kwishura, ati ndumva ntazazambara. Mwana wanjye agiye gupfa biragenda bite? Ese ngubu ko akunda kwiga niki kiri gutuma avuga ngo ntabwo azazambara? Ariko ubwo gato nakubwiye ko ndi gushimira cyane madamu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Impamvu rero niyo ngezeho yongeye kuvuga impamvu mushimira. Muri bwa burwayi Imbuto Foundation bari barabumenye kandi akaba yarigeze gutsinda, hanyuma muri anakobwa b'indashyikirwa baramuhemba. Ubwo noneho ya nkuru yageze kuri YouTube hirya no hino yaje no kugera hehe mu Mbuto Foundation. Kwari umwana wabo ufite ikibazo ariko gake atsinda ntabwo n'ubundi yari yabonye ikigo baramwohereje ku Gikongoro n'ubundi ananirwa kumurihira. Umwana mushyira hehe muri 9 barampamagara bambaza ngo uyu mwana ubundi yagiye muri 9 bigenze gute ko tuzi ko twamuhembye yagiye muri 9 bigenze bite? Sobanura byose ko sadahari byose ubarera wenyine nta bushobozi wari ufite. Twereka tuvuze umwana nakira hanyuma tuzamushakira ikigo. Baramukurikiranaga umunsi ku wundi bambazaga amakuru ye. Umunsi yabazweho hashira iminsi 2 akahamagara umwana ameze gute naho akiriye barongera barambaza. Ndavuga umwana yarakize yiteguye kujya ku ishuri, arabyiteguye. Banshakira fawe ya Nyamata. Fawe njyayo ngezeyo nsanga ibikoresho bikenewe ntabwo nabasha kubigonda ngo mbishobore. Ndavuga nabyo birananiye. Batereka tugushakira ikindi kigo. Ikigo bagishaka Rwamagana. Wa munsi rero njya kudoda uniforme nkaza kurwara isereri. Umwana ambwiye ati uniforme za sinzambara ntazo nzambara. Saa 10 z'umugoroba nabonye telefone bati we mama teta ni yego. Teta irindi zina rye yitwa nde? Ntitwa Icyizere anesha. Ati ni wowe. Bati tugire vuba umwana ejo tumubone ku kigo. Hehe ngo Rwamagana Leaders School. Ko nta mafaranga afite ari atuma buri umwana wanjye abone ikigo ntiyige. Ubu koko no ndabigenza gute? Bakupa telefone. Teta ndamubwira abizi byibura ubu yana ifite 50 mba nkujyanye. Tutitaye ku bindi bizakurikiraho mba nkujyanye. Bahita bahamagara bambwira ngo twakugeneye sheke 50. Buriya rero biravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Nasabye 50. Niwasaba n'itike, niwasaba n'ibirenga kuko numvaga ari yambo bajamvuga nti byibura mbonye udukoresho tuvuta n'iki yagenda kuko minerivare bazayimu. Ubwo niho rero babimbwiye gutyo. Ndavuga ariko ibyo byose nubwo baba bagiye kumpa wenda n'utwo dukoresho ntabwo nava hano ngende gutya gusa. Ndagenda njya muri butike. Ahantu hose nahageraga ndi mu mbaraga. Uwo mwese nkabugana ariko nkeneye iki n'iki kandi nta mafaranga afite. Urihangana ko nzakwishyura bati gifate. Byageze saa 4 z'ijoro ibikoresho umwana amaze kubibona. Bukiye mu gitondo umwana mujyana kwa muganga ishuri kuko byagenze. Ubwo rero naravuze ntabwo ibintu nabyiherera. Uriya kirazira kuzajya ku musozi ngo uvuge ngo mfite ikibazo yemwe mfite ikibazo nugera ku byiza uceceke. Oya ntago ari byo. Uyu munsi rero umwana wawe ariga. Umwana wanjye yishyurirwa nande afashwa nande?
uko nakubwiye ni Imbuto Foundation. Niho bamushakiye ikigo n'ubundi nibo bamukurikirana. Umugisha n'ukuri. Hanyuma n'abandi rero bariga. Abandi bariga. Nyine ni mu bibazo ariko bariga. Abahagaritse ishuri ngo nuko byagenze gutya. Ndahambiranya bakiga nabi ariko bakiga. Charlotte, ndumva Imana yagize neza, wagize urugendo rutoroshye nubwo n'uyu munsi ishuri acyarimo, ntabwo ishuri rijya rirangira tukiri ku isi, gusa umuntu yimuka mu mwaka umwe ajya mu wundi, kandi iyo utize nabi burya ntagusibira, urimuka ahubwo ukajya mu rindi. Nta gahunda yo gusibira, ugomba kwimuka ukabona n'impamyabumenyi. Kandi uyu munsi urumva ufite ibintu byinshi cyane byo kubwira abantu. Uravuze ngo Imana yacu yishyura amadeni nuko yarakwishyuriye. Hari ahandi wavuze nanone uravuga ngo hari abantu baba hanze bazi yuko igihugu cyacu kidafite ibintu byinshi ariko kirakora. Wowe umugabo wo kubihamya. Urumva ko bita ku batagira shinge nubwo dufite Imana yacu yita ku batagira shinge na rugero, ariko hari n'abikoresha. Abantu bicara iyo ngiyo akamenya umwana utuye nyabagendwa cyane. Ni ukuri bari ababyeyi, bari abayobozi bacu, Imana ibaha umugisha, barakoze. Ni ukuri uyu munsi warimo uvuga ineza y'Imana. Ntabwo bikoroheye nk'umudamu wibana, umudamu umaze imyaka 3 urera abana 5 ba wenyine, bariga inzu hano, ngira ngo wabitubwiye ko ukodesha hano atari iwawe. Urumva ntago uyu mubyeyi bimworoheye, nubwo afite umwe umufasha n'undi kompasiri hira, ariko kumva inyuma ye hari abandi. Urumva kurya, kubamenyera ibikoresho n'ibiki byose ntago bimworoheye, ariko yizeye Imana yacu ko ishobora byose. Charlotte, uyu munsi ndumva mu by'ukuri hari abandi ba mama nabo bafite ibibazo, abatware babo basize, ndetse n'uguhamagara akakubwira ati ngiye guhaguruka nigendere n'abana mbasige kuko umugabo yarantaye. Ese nibura nubuhe butumwa ushobora kugenera abadamu, abatware babo basize bakumva ko abana babo batasho, ariko uyu munsi ukaba ukirwana no kurera abana bawe? Nubuhe butumwa wumva waba? Ubutumwa bwa mbere nabaha no kwihangana. Yego. Kuko buriya hari ijambo hano muri bari bango hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Buriya rero impamvu tugeragezwa ntabwo ari ubugome Imana ifite kuri twebwe, ahubwo ugira ngo ibanze twemere. Buriya rero ntushobora kwemerwa utabanje gushyirwa ku gipimo. Nkunda kuvuga ku ijambo ry'izahabu. Buriya abantu bacukura zahabu barabizi neza, ubona ko kenshi zahabu zikunda kuva nk'ahantu hari amazi mu migezi na hehe, barazifata bakayungurura, bakagira igihe bazirobanura mu micanga, ariko zahabu iba nziza buriya yemerwa neza iyo bayitwitse. Iyo ikiri mu mazi ntabwo iba ari zahabu, reka iba ari umucanga nk'ibindi. Iyo bafashe icyitwa zahabu cyose akagishyira hamwe, nacyo ntabwo iba ari zahabu. Zahabu originali barayitwika ikajya mu muriro igashya ikavamo ibengera. Niho mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko namara kwemerwa, buriya zahabu icengerana yaciye mu ruganda niba yemewe neza. Inama rero nagira abadamu ni ukwihangana, kuko buriya kuvuga ngo umugabo arantaye nanjye ndatabana, ariko ubundi reka nibutse ababyeyi akantu gato. Urugira ngo nubwo abagabo tubana nabo bazi uburibwe bw'umwana, ntabwo bazi. Buri umugabo akubwira ngo urugo rurarushya, ngo umwana aravuna, yego, ariko uri umuntu ubizi neza nawe wundi winjira handi muri maternité, muganga agakingaho akagushyira ku iseta, uriya ni uzi neza agaciro k'umwana. Niyo mpamvu buranga uyu mubyeyi ufata umwana akajugunyira imiryango cyangwa abandi bantu ngo nibarere guteze, ni wowe uzi uburibwe bw'umwana. Ikindi nkunda kuvuga rega nakuri akubwira ngo umwana ngo ubwoko bwe n'ubwo kwase, njye mba mbona ahubwo ari ibishoboka bazaduhindurira ubwoko bw'umwana ubwo kwa nyina. Kuko urugero uyu munsi wa none niba mfite sida mu maraso yanjye, umwana nabyara ntiyavuka yanduye se, hatabonetseho buriya burinzi bwo gufata imiti cyangwa ikindi kintu, bivuze ngo amaraso menshi afite n'ayandi. None se umugore atumwana ati aho hantu rwose ababyeyi bahagere bihangane. Ikindi buriya umwana ntabwo ubuzi ngo ejo azaba nde. Hari igihe uyu muruho dufite ari we azagufasha ukawuvamo. Numara kumuta ukamubikamo ikintu kiri mu mutwe, nawe nta handi hantu yahera kugirira neza. Oya, reka twihangane, dufate abana tubarere. Ikindi nkunda kubwira abantu,
inzira ijya mu ijuru ntabwo dufite abayede ntabahari. Ubu noneho tugeze aho umuntu wese yewe ni buri muntu n'umuzigo. Buriya rero umuzigo wa mbere w'umugore ni ukuri, uwa mbere ni ukuba yubaha umugabo. Umuzigo wa kabiri ni ukuba arera abana, kuko ibyo bintu byanga bikunda bibiri azabibaza. Ariko niba nta ruhare wabigizemo kugira ngo uwo mugabo ananirane, numva nta kintu ugiye nazabazwa. Ikibi ni uko agiye nawe naragize uruhare kugira ngo umugabo abe nabi kubera agiyewe. Yego rero ikiriho ni kimwe, reka twirerera abana. Ejo Yesu naza tuvuge tuti ngabo wampaye. Iyo abo yaduhaye rega naba ntabwo ari bari abo hanze. Naba ngaba nibo dufite, niho tugomba kujyana. Hanyuma ubwiye abamama ko badashobora gusiga abana, hanyuma abagabo bo bananirwa kwihanganira ibibazo biba byaje mu rugo, kuko urumva ko mwabanje guca mu bintu bitari byoroshye, mugira amadeni, muragurisha ibiki, yenda hari n'umutware wananirwa kubyihanganira, abona ubuzima usigayemo arabata umugore wanjye nabusigarimo wenyine. Ese abagabo batazi kwihangana mu gihe baba bageze mu bibazo, bagasiga abadamu babo, bakabasigana abana babyaranye, bakabasiga mu buzima butoroshye, ese bari abagabo bo bumvaga bagiye guhaguruka umunsi nabo ngo bigendere nk'uko wenda umutware we nawe wabikoze uyu munsi, bakumva bakigendera bagasiga abadamu ndetse n'abana babo, n'ubuhe butumwa ushobora kugenera bari abagabo nabo? Bari abagabo rero hari ubutumwa nabo numva mbafitiye. Buriya ubuzima bwose turimo ku isi ni urugamba, ni intambara. Ariko buriya mu gisirikare, umusirikare ubona urugamba rukomeye agacika, ubundi mu mategeko uwo bari kumwe agomba no kumwica. Kuko uriya ntabwo ari umusirikare rwose. Nagira ngo ngire inama rero abagabo b'abasirikare baba intwari nyazo, bahagarare bashikamye, kuko niba bikunaniye uri umugabo, buriya bibiri tuvuga ko umugabo ari umutware, kandi umutware buriya niwe munyambaraga, umufasha ni umunyantege nke. None ikikunaniye uri umunyambaraga uragihereza umufasha, hanyuma urumva we yabishobora. Bari abagabo nibashikame, nibakomere, nibicare. Ntabwo gutsinda urugamba ari ukuruhunga, ahubwo urugamba urarurwana mpaka ukageza ku munota wa nyuma. Uko niko gutsinda ukanitwa intwari, kuko niyo uguye ku rugamba witwa intwari. Ariko iyo uguye mu nzira se uriho uhunga, uriya twakwandika mu gihe gitabo. Ni ukwihangana bagashikama, cyane ko buriya umugore ntabwo ari we munyambaraga pe, ntabwo ari ukwiye gusigirwa ibyananiranye. Oya, buretse ko ikintu nabonye Imana yacu yitakunduye, ni ukuvuga ngo nubwo binaniranye, nubwo biremereye, iyo bigeze aho rukomeye, njya mbwira Imana ntihagarara muri iyi nzu, urunguruke hose mu byumba. Wabibonye ko nta kintu gihari? Papa nta gihari. Urabizi ko nta wundi mugabo muri iyi nzu, nta wundi mugabo utaha muri iyi nzu. Urumva buriya nubwo bibeshya ngo baradutaye, ariko inzu zacu zirahagarikiye, ingo zacu zirimo Imana, ingo zacu umva turi ku rwego nyine turiho nyine ni urwo ngurwo. Ariko none se nagira ngo nkubaze aka kanya, ubu bibaye ngombwa nk'ijambo ushobora kubwira igihe cyose yaba akiri wenyine, mvuze ngo akiri wenyine, kubera yuko yateye intambwe yo gushaka undi mugore, oya nta mbabazi n'amaso inkubeshye. Ariko aramutse yicaye akavuga ati nakoze amakosa, njyewe nk'umugabo ndayemeye, ndatashye, ngiye kureba abana banjye, namubabarira. Murakoze cyane. Ni ukuri pe, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Uyu munsi twagusuye, twaganiriye, ariko ngira ngo abana barahari nubwo tutababonye, ngira ngo wenda tuzafata undi mwanya tugaruke kugusura uri kumwe n'abana. Rero ni ukuri uyu mudamu Imana yo mu ijuru imuhe umugisha, ni intwari yanyuze mu buzima butari bumworoheye, nubwo n'uyu munsi akirimo kubucamo, nawe wagirirwa ubuntu n'Imana wamufasha. We mudamu nawe urabizi, uzi umusozi wo kuba mu rugo rwa wenyine. Burya sinzi muravuze ngo iyi nzara itarakurya ntabwo wabwira umuntu ko inzara iryana ngo abashe kubyumva, ariko iyo umuntu yamuriyeho akabivuga undi abasha kumwumva. Nawe rero ushobora kuba waratereye uyu musozi cyangwa warawunyuzemo cyangwa urimo kucaho uyu munsi wo gusigarana abana ba wenyine, nyamara papa wabo ubizi neza ko ahari, ubizi neza ko adafunze, ubizi neza ko atarwaye, ubizi neza ko ari muzima, ariko akagusigana abana, uyu mubyeyi wabasha kumwumva. Rero ni ukuri Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi ubutwari wagize bugumemo, kandi ni ukuri
Imana ihereza umugisha buri muntu wese wagize uruhare mu gusigarana abana be igihe atarahari ari kwa muganga, basaba umugisha mwabyumvise, ndetse n'urugendo rwagusuye n'impanuro. Okay. Impanuro nabo Imana ibaha umugisha, namwe hari ibyo mwakoze byinshi, ndetse n'abo hanze mwamufashije mukamutera inkunga, turabizi neza ni benshi cyane mufasha, hari benshi mugikurikirana, n'ukuri n'ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Bugesera, Imana ibaha umugisha, n'ukuri. Umwana w'umukobwa yararembye, yarameze nabi, ariko mwarabikoze, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, n'abandi bose nabo mujye mubageraho, kandi Yesu wo mu ijuru abagirire neza. Rero Charlotte, turagushimiye kubw'umwanya mwiza wemeye kuduha, ukemera ko tuganira, wavugaga imbaraga z'Imana, wavuze ati ntago nabyihererana, Imana yacu yarakoze, Imana yagize neza, yakijije umwana, Imana imuhereza ishuri, ndetse wari urimo unashimira. Sinzi rero nimba hari irindi jambo ufite rindi wabwira abantu, hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu. N'ubundi nta rishyashya rihari, n'ubundi ndakomeza gushimira. Ndashimira umuntu wese wagize uruhare kugira ngo umwana wanjye abe muzima. Ni ukuri hari abantu benshi, njya nibuka umuntu w'umugabo twahuye ari nimugoroba ndi mu bitaro, arambwira ati giye nabuze ikintu ngufashisha ariko mfite ibiceri 200. Uwo niwe nshimiye cyane ndetse kurenza abandi, kuko we yampaye icyo yari afite cyonyine. Yabaye nka mukecuru agiye gutura agatura ifaranga rimwe. Abantu baritanze bishoboka, ni ukuri ndabashima. Imana mu ijuru ibaha umugisha, abaturanyi banjye n'abaturanyi beza, bambereye inshuti, bambera ababyeyi. Njya mvuga ntibishobotse ko Imana yahindura amateka, icyo kintu nkunda kukivuga. Nazafata umunsi nkakora igitaramo nkabatumira tugashima Imana, ariko noneho ubuzima ntago burabyemera, ko nzi ko ku Mana byose bishoboka. Ndashimira cyane abantu bari hanze y'igihugu bagiye bayitanga, banyohereza ubufasha, abandi baramushyigikira, barampumuriza. Ndashimira abari mu gihugu ubwabo, mbese ndashimira buri muntu wese wagize icyo akora kugira ngo uriya mwana yongere gusubirana ubuzima. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ni ukuri. Murakoze cyane rero, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mwebwe mwadufashije gukurikirana ikiganiro twagiranaga n'umwari Charlotte, ndetse twarimo dukurikirana ishimwe rye by'ibyo Imana yamukoreye kugeza uyu munsi. Rero wowe watera intambwe ukaba wamusura, hano mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ririma, akagari ka Nyabagendwa niho aherereye. Rero ngira ngo yaduha nimero ziwe kugira ngo ubishoboye kuba wamusura, n'ubundi wamusura, ndetse hari n'ibindi byinshi wamubaza by'umwihariko, ngira ngo nimero ziwe yazitubwira. 078 38 13 900. Nimero ze mwazumvishe, ngira ngo turaza kuzishyiraho, mwaza kuzibona. Rero umwami Imana abaho umugisha kandi abagirire neza, ni ukuri. Murakoze cyane aho muri hose, turabizi neza muradukunda kandi muradukurikirana. Uwiteka Nyiringabo abaho umugisha kandi akomeze kubishimira. Murakoze cyane, naho utaha. Bye bye.